Banyeshuri rero nkuko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umunsi wo gufata amanota. Murabizi ko tuvuga uwa mbere gusa, abandi ntitubavuga. Yego prof, ibyo turabizi, ahubwo tubwira uwa mbere. Uwa mbere nyine ni ibisanzwe, ni Hirwa Ambasaderi. Nahaguruke mu mukomera amashyi. Banyeshuri rero ndizera ko buri wese yahawe biroti yiwe, ubu mwakwitahira tuzabonane amashuri agitangira. Ariko se Juri, njye mfite ikibazo cy'amatsiko. Ko prof yavuze ko njye nabaye wa mbere, wewe wabaye wa kangahe? Nibikureba byihorere. Ikindi umenye ko nanjye naje mu 10 ba mbere. Yewe ndumva ari sawa pe, nibaje mu 10 ba mbere, komereza aho ngaho birimo biraza. Sawa, urabiha ahubwo njye dengeze no mu rugo. Ariko buriya koko Joriji yabaye wa kangahe? Ubuse byashoboka ko yaba yaje mu 10 ba mbere ra? Arabeshya ariko nzabimenya Jori, nawe se ujya ku musenyi ku mazi kurya ubuzima? Shange ababyeyi banjye bantembereje nyine kuko nabaye wa mbere pe, ni ibyishimo. Yewe nanjye nyine urebye, nanjye banzanye nyine kubera naje mu 10 ba mbere. Ako Jori, urimo urambwira ngo waje mu 10 ba mbere, kandi ijoro ryashize naraye numva mama arimo gukubita ngo wabaye wa nyuma. Tese kaos, urumva igihe wampereye? Njye ndakubwiye ko nabaye wa nyuma. Ko nabaye 57, nagira amanota 28. Urumva nabaye wa nyuma. Yewe nibyo nashakaga. N'ubu ngubu reka nigendere, urabeho. Bravo, ni mushiki wa Joriji Banete. Nabasabaga ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona comedy ziwe. Murakoze.